Bize biti Steve, ubu bukene bwo muri iyi karitsiye urimo kubureba mwa? Ndimo kububona, ufashe gatebe wicare. Sha ubukene kabisa ewana. Ni danje byo pe. Subizo cyatuvana muri ubu bukene yigisha gukatana rakasa amadafari narayabumbye ikiyede naragikoze use ni igiki cyadukura muri ubu bukene. Ubu bukene nyine cyane nawe urabibona ukuntu kujya gushakisha ugashakishiriza ahandi hantu apana kuguma mwa bino birakatu twirirwa dutera no gucya mu kanya abantu uza baraza guhamagara ngo ujye kuvuma umucanga uraza kuwukurisha iki nta gitiyo kandi ufite buriya nta n'igitiyo barakinyibye si wa muvuruma se bita François akibiye hariya hafi y'umudugudu wa Gashushu kushushu rero byaragize niho bakibiye ako buriya Steven ndimo kubona rero muri iki cyaro rero ngiye kwigira i Kigali ko ubuzima burandambiye ese nta kandi karaka twakora bundi uri kubona byadukamanye. Reka nkwereke rero katwigira i Kigali se nabwo nuko umuhanzi wakorera n'agatiketa umunsi wajyayo buriya Kigali habaye akazira Kigali zumva ko ari iwawe w'abakire mani gisupusupu yarabivuze ni iwawe w'abakire twagenda tugiye gukora yikise buriya sakaye kazi ese twabura akazi twanagirayo twanakorera n'umukiro usabye byakunanira koza imodoka uri kumva harimo akazi ariko ntabwo byagira buriya se bahemba ngahe ukurikije wowe wabayeyo 15 nayo banayaguha 15 kandi wanariye banakugaburiye ese reba hano mu cyaro inzara iratwishe twirirwa tuburara tukanabwirirwa gusa urumva kandi umukire arakugabura akanaguhemba na 15 Steve. Reka dufate umwanzuro rero dupange nk'umunsi dushaka agatiki twakoreye 800 se 800 akuvanira bava kujyane i Kigali mu burasirazuba. Ndakwereka ukuntu turabigenza hari n'umuntu mfitiye ibihumbi bitatu niyo twagenda tugakubita ikirenge tukagenda tukagera i Musanze tugategera i Musanze nanjye ndahari mfitiye 5 bazana kuraho nawe kuki ahubwo mu gitondo ubyuka turi kujya no kwishyuza ahubwo mu gitondo turabyuka dutega tugende sangahera umaze kuba sangahe no kubona saa 10:55 saa 11 zigiye kugera numva ko ejo na saa 2 turagenda nyine tugire vuba njye narumye byaranyubiye hano njye nsigaye nangurira ya 800 ati kweri ndi gukorera ibiceri naba ngiye kujyaho akantu umva imibare iraje navuga ati reka mbenya savings ushobora gusanga uriya mutipe tubana abuze icyahaha nanjye nkamwunganira nanone iyo uvuye muri karitsiye mana aba ari byiza ese tuzajya twirara muri karitsiye kuguma iwanyu iyo barimo kukugaburiza uko isiko ngewe baninubaga wana kubera kuba iwanyu reka tugiye gushaka ubuzima reka nyine tuje mu gitondo tuzanagenda tuvuke ariko nubwo twihuse ariko ufite umuntu tuzaba tunagiye ese tuzagera ku bipangu 100 nta kimwe nta bipangu 2 tubonyemo none tuzapfa kugenda gutyo gusa tugiye gushaka gutyo hasi tukabuze twarara tukabuze ntabwo tuzakabura abantu twabura aho turara twabura aho urara uko mwaye sinumvaga ngo imbobo zaho ziramuye feregera imbobo zaho se ziraraga mu miferege tuzararayo rimwe ryonyine ndabizi umunsi wa kabiri tuzaba twabonye akazi nyine turiya ugomba kujya ariko nitubura n'akazi tuzigarukira nayo 800 ni amafaranga tuzigarukira nta kibazo pe njyewe ningera i Kigali nzakoresha uburyo bwose bushoboka mbona amafaranga. Steve uzambabarire i Kigali nta by'ubuntu bihari nyine njyewe isenga tubyese njye nzakoresha uburyo bwari bwose bushoboka mbona amafaranga rebe ko nava muri ubu bukene mbo
naribi tuzayabona kandi ndabyizeye. Mm. Sawa. Ya, buriya nawe urabyizeye ko tuzayabona? Tuzayabona. Ukumva. Gisupusupu yararirimbye ngo i Kigali ni iwawe w'abakire. Haba ngo za ma etaje ngo ibipangu ngo abakire bose ngo niho bataha. Mbese nyine urumva ko ari ahantu abantu bose bareba ba Françoise, ba Pierre, ba Ramazani bose bahagiye i Kigali, bose bari i Kigali wana. Se nitwe tuzaguma muri iki cyaro? Tugomba kugerayo natwe da, Tukajya tukareba ko twakivana muri ubu bukene. Rwose uri kubona kuguma muri iki cyaro nta kintu dufite, turaburara tukabirirwa. reba Pierre ukuntu yaje ameze. Yaje yaragiye. Wabonye ukuntu yaje akoze ko na ziriya nyama na biriya bifiriti yabaye ikiboga. barajya noneho bakanakaraba bakasa neza bakaza bafite n'icyangwe. Reba ukuntu yaje yambaye. Yari yambaye Hajya ni iyi. bayitanga bari ngo Oya reka nyikwibutse ndayibutse. Ni Jordan. Yaje yambaye Jordan. Ira Jordan. Njye noneho nzaza nambaye agati kakandi bita timba. Niko nzaza nambaye. Kugira ngo nemeze karitsiye, kuko ndashaka ko karitsiye nzayemeza. yewe nimbona bikunze nzigumirayo. None wababonye amafaranga ukagaruka hano muri iki cyaro? Waba uje kumarayo iki? Tuzatuza kubasura ku bunane no kuri Noheli ma. Rero reka tugahuze rero mwa kino gitondo kigiye gucya. Nibwira nyine nawe murarane ibitekerezo mu mutwe tugende. Nje ndarara ndimo kubyigaho. Nyine tugiye nko gukorera n'utwo duceri.
ntago haburamo bori irimo amafaranga, ntabwo ari bo bajya baratunga umutungo benyine, nanjye ngomba kubona kari akabage byanze bikunze ngomba kubona iriya bage kuko niyo yatuma nanjye mba muri ubukene. Ibigori umuntu atangiye kurinda bitanaraheka, ubu ni byera noneho gushaka igisirikare babimaze ariko ndafata. Mfite gahunda yo kurara ijoro, none ndakubona iri joro ntirigikeye, ngiye kukwicira ijoro. Dore n'ukuntu ari igisore ese ndagicika, ayo nari ngiye kurarira gutya barayajyanye baranyishe. Twaje i Kigali tuje gukorera amafaranga, none reba ibikubayeho koko. Ubuse uriya muginga yagukubise igiki koko? Ubuse ndabwira ngo iki mama wawe ayiga mana we mana, ubuse koko ndamubwira ngo iki, ndamuhamagara mubwire ngo umuhungu we koko ngo yarangiye, ari njye wamuvanye mu rugo. Ariko ubundi iki gikapu si cyo Steven yaraje kureba? Kamebe ikirimo, ndebe ibimenyetso birimo. Ubuse harimo angahe ku buryo yatwara ubuzima bw'umuntu ayiga mana y'Imana? Bari ibihumbi bitandatu. Muvandi, uwakwishe ndaguhorera, kandi iki gikapu n'uyu murima nuwe.